abagizi ba nabi, kwicana imibanire y'ibihugu mu gufata imyanzuro. Rero uyu munsi wa none nkaba nifuje ko twaganira kuri politics cyangwa se politique. Abantu benshi batekereza ko politique hari abo yagenewe cyangwa se hari abo ireba wo itakureba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo politique ni ya buri wese. Mwiriwe neza, mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Voice of Mulenge. Turizera ko mumeze neza, n'abatameze neza nabo turasabira kuza kumera neza. Tukaba twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu, dore ko twari tumaze igihe kirekire tutabana namwe bitewe n'impamvu zitaduturutseho, ahubwo bitewe n'impamvu z'uko twimuye icyicaro cya Voice of Mulenge. Tukaba twari dusanzwe dukorera mu gihugu cya Kenya, Nairobi, ariko kuri ubu tukaba twimukiye mu gihugu cya Canada, aho tugiye kuba tubana namwe mu gihe gito, ariko nanone tuzagenda tugaruka mu gihugu cya Kenya, dore ko tuhafite branch ndetse na hirya no hino duhafite abakunzi ba Voice of Mulenge. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kuri microphone, ni Andrew Iranzi, The Voice of Mulenge, nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu, ariko nanone tubasaba ko mwakora subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe cyangwa se amakuru yacu azajya akugereraho igihe. Intego za Voice of Mulenge ni ukurebera hamwe ibishobora kubaka community, nanone turebe ibishobora kuba byayisenya. We are ambassador of peace, impirimbanyi z'amahoro. Nanone abakunzi ba Voice of Mulenge, intego yabo ni ukugendera kuri jambo riba muri Matayo ngo mugende hirya no hino ngo mubwirize abantu bose ubutumwa bwiza, ngo abemera ngo mubabatize ngo mubazane kuri Yesu. Natwe rero iyo wumvishe ibyiza bya Voice of Mulenge ubisangiza abandi kugira ngo babe abanyamuryango ba Voice of Mulenge. Rero uyu munsi wa none nkaba nifuje ko twaganira kuri politics cyangwa se politique. Abantu benshi batekereza ko politique hari abo yagenewe cyangwa se hari abo ireba wo itakureba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo politique ni ya buri wese. Ariko nanone cyane topic yacu iragira iti, what do you think could help the Banyamulenge community stay together like before instead of being divided by politics? Niki cyakorwa kugira ngo community yacu y'Abanyamulenge dukomeze tubane neza mu mahoro nkuko byari bisanzwe, kugira ngo tube twacikamwo bitewe na politics. Rero urabana natwe mu kiganiro, ujye muri comment section ushireho comment yawe cyangwa se igitekerezo cyawe, kugira ngo muri episode cyangwa se mu kiganiro cyacu cy'ubutaha nanone tuzagenda tugaruka kuri bya bitekerezo byanyu. No guhana ibitekerezo navuze ko ari kuganira, ariko nanone mbere yuko tujya kuri iyo topic ndagira ngo nkwibutse nkuko nari mbivuze mu intego za Voice of Mulenge ni ukureba ubumwe, unity. Turebera hamwe ubumwe n'iki. Ubumwe n'abantu n'itsinda runaka cyangwa se abantu runaka baba bishize hamwe bafite objective cyangwa se intego runaka bashaka kugeraho, ariko nanone bafite ibitekerezo bitandukanye bashaka kubihuza kugira ngo bubake bwa bumwe cyangwa se ya community. Nanone nitwagaruka ku kintu gishobora kubaka community nanone tuyisenya, ni politics cyangwa se ni politics nayo yakubaka community nanone yasenywa, ariko bishobora guterwa n'uburyo yakoreshejwemo. Abenshi twiyumvisha ko politique ari ikintu kibi, ariko ndagira ngo nkubwire wowe udukurikiranye kuri Voice of Mulenge, politique yatangijwe na Aristotle mu Bugiriki. Intego cyangwa se objective, purpose yarazanye iyo systeme cyangwa se iyo platform yari kugira ngo igifasha abantu, itsinda runaka cyangwa se ubwoko runaka, community runaka, igihugu, imibanire y'ibihugu mu gufata imyanzuro cyangwa se mu gushira hamwe ibitekerezo. Dore ko abantu ngo baba bafite ibitekerezo byinshi bitandukanye, abizana ari uburyo bwo kugira ngo abantu bajya bubahana mu guhana ibitekerezo bagiye gufata ibyemezo runaka bireba ya community cyangwa se bireba yatsinda runaka. Politiki itangizwa kwari kugira ngo ifashe kubaka community, ntabwo kwari kugira ngo isenye community. Niyo yari intego ya politiki. Yaje gukoreshwa nabi bitewe n'abantu runaka, byenda bagiye bayikoresha nabi, isa nkaho hindutse agakino k'abagizi ba nabi, kwicana, kubesha no gutukana, dore ko ari byo birimo gukoreshwa cyane muri iki kinyejana ngo kuruta uko abantu bumva abandi. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi batinya politiki, ikasa nkaho ifite abo yagenewe. Ariko nitwagaruka kuri uyu mufilosofe Aristotle, iyo yavuze ko abantu ngo ntabwo bazigera bumva ibintu kimwe, ngo nta nubwo abantu bazabona ibintu kimwe, ngo kandi ko batabyumva ngo kimwe ntabwo ari ugutakaza imbaraga, ahubwo ngo no kwigwizaho imbaraga, ngo umunsi ngo abantu bose bazabyumva kimwe, ngo n'igihe mwayobye ngo ntibizamenya ko mutayobye. Ngo ariko ngo kuba mutabyumva kimwe ngo nandi mahirwe kugira ngo musubire inyuma ngo mwige, ngo murebe uhagaze mu kuri uri muri reality.
nanone twagaruka ku by'uyu mugabo cyangwa se ibyo avuga uyu mufilozofe, natwe turasanga nanone dufite itsinda ry'abantu bakeneye abantu babasobanurira, dufite abakecuru batabasha kujya mu mashuri bakeneye abantu baza kubasobanurira kugira ngo babashe gusobanukirwa what's going on cyangwa se niki kiri kujya imbere. Uyu munsi wa none hari umukecuru uri kudukurikirana kuri Voice of Mulenge, uramutse umubwiye ngo hariho smartphone na Android phone kandi zose ari kubona ari touch screen zikora kimwe, ukamubwira ko izo phone zitandukanye zifite system ebyiri zitandukanye, biragoye kugira ngo uyu mukecuru abashe kubyumva, akeneye umuntu nkawe ubasha kubimusobanurira. Ariko kubera ko dufite abantu bafite gusobanukirwa cyangwa se basobanukiye ibyo bintu, kuba batabyumva kimwe ahubwo bakaturushaho kudusobanurira, ntabwo ari ugutakaza imbaraga, ahubwo ni ukugira ngo twumve ibintu cyane kurusha uko biri. Rero we dukurikiranye kuri Voice of Mulenge, ndagira ngo uduhe ibitekerezo byawe muri comment section, uko byumva, ese niki cyakorwa kugira ngo tubashe kubyumva kimwe, cyangwa se kuba tutabyumva kimwe utekereza ko ari ugutakaza imbaraga cyangwa se no kwigizaho imbaraga kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Watubwira muri comment cyangwa se ukaba waduhamagara kuri nimero zacu za telefone kugira ngo tuzabiganireho nawe mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Nanone dusoza ikiganiro cyacu, reka tugaruke ku ijambo ryavuzwe na Dale Carnegie, umwanditsi w'igitabo, yanditse igitabo How to Win Friends, ngo uburyo dushobora kwigizaho inshuti. Uyu mugabo Dale Carnegie nawe yagarutse kuri politike, yavuze ngo muri politike nta nshuti ibamwo, nta n'umwanzi ubamwo, ngo ahubwo ngo ikiba muri politike ngo ni imibare, ngo niyo mpamvu ngo iyo hakoreshejwe iyo mibare, ngo niba wari umwanzi wiwe ngo hakoreshwa imibare kugira ngo uwo munsi urare ubaye inshuti ye, ngo nanone niba wari inshuti ye ngo mu mibare yabo bakabona utagikenewe, ngo ahubwo hagomba gukoreshwa ya mibare kugira ngo hazanwe ukenewe muri ya mibare. Rero ngo muri politike ngo nta kindi gikoreshwa, ngo icyo dukeneye muri politike cyane ngo ni ukumenya imibare iri gukoreshwa, ngo nicyo gikenewe cyane kuruta ibindi cyane. Rero nitwagarukana mu mibare nanone ku bantu bize imibare, nitwafata kabiri ugateranya na kabiri biraduheza kane, ni wakuba na kabiri biduha umunani, ariko nanone ni wafata kabiri ugateranya na kabiri ugakuba na kabiri biraduheza gatandatu. Rero ni bya bindi twarimo tuvuga ngo uriya mukecuru kumubwira ngo kabiri turi gukoresha, imwe iri gutanga gatandatu indi gatanga umunani, ntabwo abasha kubyumva, ariko ni formule ebyiri zakoreshejwe. Rero ngo na muri politiki ngo tugomba gusobanukirwa cyane ngo ni iyihe formule iri gukoreshwa. Uyu mwanditsi w'igitabo How to Win Friend niko yagiye abivuga. Rero we dukurikiranye kuri Voice of Mulenge, ndagira ngo nawe utubwire uko byumva. Mwarimo muganira na Andrew Lance, The Voice of Mulenge. Ciao naho ubutaha, tugaruke muri comment tubwire uko ubyumva kugira ngo tubashe kuba twareba ibyakubaka community yacu. Ndagira ngo nkubwire ko intego za Voice of Mulenge ni ukureba igishobora kuba cyazana ubumwe muri community, nanone tureba igishobora kuba cyadusenya tukakirwanya. Today is another day. If it doesn't work today, it will work tomorrow. Keep hope alive by Voice of Mulenge.